Inshuti bakunze mwese bukwezi kwa KTV ndabashoboje ibihe byiza. Mbashoboje ngira ngo nihanganishe umuryango wa Kigali Infants Academy, nihanganishe umuryango wa Bavugimana Denis wari umwarimu muri Kigali Infants Academy yigisha ururimi rw'icyongereza, akaba na head of department ya English. Yari inshuti yanjye mu by'ukuri kandi yari umuntu udasanzwe, wamuzi, ukunda Imana, ukunda gusenga. Mbega kuba yatuvuyemo uyu mugoroba ni ibintu bitangaje cyane, bibabaje, twese byadukoze ku mutima. Ndihanganisha umuryango we wose, turihanganisha abamuzi, turihanganisha abana n'ababyeyi. Mwihangane kandi mukomere. Rero dufite ubuhamya twahawe n'ubuyobozi bw'ishuri. Vuningoma Steven, principal wa Kigali Infants Academy, atanze ubuhamya. Yavuze mu by'ukuri icyateye urupfu rwe. Abantu benshi bagumye bambaza bimeze bite, ntabwo nari kugira amagambo mbivugamo uretse aya ngaya nkuye ku buyobozi bw'ishuri. Mujye gukurikira ubuhamya mwumve mu by'ukuri uyu yari umugabo udasanzwe, yari umugabo w'icyitegererezo, yari umugabo wigiraho. Nje by'umwihariko ejo twaravuganye ku isaha ya nyuma saa 10:15 n'umuntu twatandukanye njya gusohoka mu kazi. Twaganira ibintu byinshi ariko ntashobora kuvugira ahangaha, sinabona amagambo mbivugamo, bwari nk'ubutumwa hari arimo asigira abantu, igihe wenda nikigera tuzabibabwira. Reka twumve ubuyobozi bwa Kigali Infants Academy cyo bivuga ku rupfu rwe. Mbihanganishije mwese, mukomere, mwihangane mu bihe bikomeye. Turabashoboje umuyobozi mukuru wa Kigali Infants Academy. Mwaramutse neza? Mwaramutse namwe. Mukomeze kwihangana, twamenye ibyago mwagize. Abantu benshi bifuzaga rero kumenya kuko mwabuze umwarimu umwe mu barimu banyu. Bwa mbere ndabanza mbabaze niba amazina ye yari nde? Yari yitwa Denis Bavugimana. Yego. Yari umwarimu w'umwaka wa 6 n'uwa 5 yigisha icyongereza. Yego. Yari umwarimu mwiza, umwarimu witanga, yari umwarimu wigisha ukabona kuko abana nabe yigisha. Hanyuma utubwiye uburyo yakoraga, utubwiye imyitwarire ko yari umwarimu muzima mwiza. Nibyo ababyeyi benshi baramushima. Ubonye situation mu kigo uburyo abana bitwaye bigaragaza yuko yari umwarimu ukomeye mu by'ukuri, ufitiye akamaro ishuri ryanyu. Hanyuma ababyeyi benshi bifuzaga kumenya amakuru neza. Ese yaba yazize iki, mwaba mwabimenye se? Mu by'ukuri ibi byago biragiye kuba, nanjye narimbuye mu kigo cya mama wacu, nawe uri tutarashyingura, tuzamushyingura ku cyumweru. Mvuyeyo ngeze mu rugo nibwo umwarimu witwa Jean Marie yampamagaye ahuruza, basaba yuko batwara umugenzi wabo i Kanombe, nanjye nkabasangayo. Mu by'ukuri Denis yavuye ejo ku ishuri saa 12 n'iminota irenga, wenda nka saa 12 n'igice, arataha. Denis yari umuntu utanywa inzoga, ntanywa itabi, ntanywa ikintu icyo ari cyo cyose. Tumuzi yuko ari umuntu wavaga ku kazi agiwe mu rugo, akavuye mu rugo agaruka ku kazi. Yego. Ejo atashye rero amakuru twabonye twakuye ku mudamu we n'abagenzi be bakorana, bagezeyo mbere y'abandi bose. Yageze mu rugo barakomeza kuganira n'umudamu we, ari umuntu muzima, nta cyabarwaye, nta na kimwe. Bararya, bararangiza, barasenga. Yari umuntu usenga, no ku ishuri kenshi twamwitaga padiri. Yego, niko bamwitaga. Yego. Noneho bamaze gusenga bararyama. Bamaze kuryama, umudamu yatubwiye yuko hashize iminota mikeya baryamye, yagiye kumva yumva umugabo we arishikura. Mu kwishikura kwe rero ubwo nibwo umudamu yagiye yacanye itara, agiye kubona umugabo we amenyo yafatanye, nta kibuja. Noneho avuza induru, bagenzi be abaturage baramutabara. Yewe na nyiri inzu bararagaho abo barimu nawe yarari mu rugo yatashye, nawe agenda yiruka ajya gutabara. Mbabwiye rero ko bamutwara mu Kanombe mu bitaro,
bahise nyir'inzu cyangwa abo bita landlord yahise abaha imodoka, ni nawe wayitwariye, atwara amugeza i Kanombe. Bamugeze i Kanombe abaganga bamakiriye vuba cyane, ariko bisanga Imana yarangije gusarura umuntu ukunzwe n'Imana n'abikunda. Ntabaciye mu ijambo bivugwa yuko namwe nubwo hari nijoro mwabashije kugerayo mukimara kumenya iyo nkuru, hanyuma mwasanze situation imeze ite i Kanombe? Nanjye bamaze kumpamagara maze kubabwira ngo bamutware i Kanombe, byeguye Kibagabaga. Navuye mu rugo njya Kanombe, nsanga koko mu by'ukuri abaganga bamaze kumupima basanga byarangiye. Dusaba yuko baduha morgue, noneho ntitwabasha kuyibona i Kanombe, ariko baradufasha nabo batwandikira ikindi gipapuro certificat de décès, batwohereza mu bitaro bya Masaka. Mu bitaro bya Masaka twagezeyo dukora procedure zose zisabwa, twishyura umuti wo bamutera, twishyura n'umunsi wa mbere wo muri morgue. Tugumana n'abakozi bose bari bahari, abantu bagera muri 10. Twavuye i Kanombe hafi nko mu saa 8, tugiye dusubira mu rugo iwe. Jye navuye iwe mu rugo nko mu saa 9 nasubira mu rugo kugira ngo nitegure kugaruka mu gitondo mu nama y'abarimu bose. Ababyeyi bamwe bibazaga impamvu wenda mushobora kuba mutatanze nka konji, abana bakaba baje bakaba bari ku ishuri, mwabasobanurira impamvu wenda yabiteye? Mu by'ukuri ibyo byose byabaye nijoro, tudashobora kohereza message ku babyeyi ngo bamenye ibyabaye, wenda bahagarika n'abana kuza ku ishuri. Duhitamo yuko twareka abana bakaza ku ishuri, kuko ababyeyi benshi bashobora kuba bari baryamye, abandi kubera nijoro batasoma iyo message. Duhitamo yuko abana baza, aho kugira ngo abana bazinduka mu gitondo baza ku mihanda aho babafata, babazana ku ishuri, tworganize neza uko basubira mu rugo, natwe dukomeze procedure zo kugira ngo tuzaherekeze mugenzi wacu cyangwa tumusubize iwabo mu rugo aho batuye mu Bugande. None bivuze yuko rero abana bose bari butahe saa 6, dukomeze procedure zo gushaka ibyangombwa no gutegura mu modoka azagenda, no ku modoka izatwara umurambo, no mu kwasiteri azatwara abakozi bagenzi be. Noneho bishobotse bikatukundira uyu munsi bikarangira, ejo nibwo twamuherekeza tukamusubiza Uganda. Ubwo bishobotse murumva gushyingura wenda byaba ryari, kugira ngo niba hari ababyeyi bifuza kumuherekeza kuko babibazaga abashe kumenya wenda uko gahunda iteye? Ntabwo nababwira nonaha ngo biri bukunde, biraterwa n'impapuro turimo gushaka. Icya mbere ni ukujya muri embassy bakaduha igipapuro yuko yari umunya-Uganda, n'ibyangombwa byose bakabibona. Tukavayo tukajya muri RIB, nayo ikemeza byo igomba kwemeza, tukajya Minafed, byose bikarangira, tukabona gufata umwanzuro wo kuvuga ngo azashingurwa igihe iki n'iki. Ariko tugize amahirwe ibyo bipapuro byose twatangiye kubishakisha nijoro, dushobora kubibona uno munsi, hanyuma tukaba twagenda ejo, bakaba bashingura ku gatandatu, nako ku cyumweru. Ababyeyi rero baba bafite umutima wo kuduherekeza, kandi kuko ndabizi bose baba babishaka, ariko kubera impamvu zo kuba bitunguranye no kuba bafite n'izindi nshingano zindi bishobora kudakunda, ariko abazashobora kugira nibabe bitegura. Turi bwohereze message nimugoroba uyu munsi ibabwira gahunda zose zo kugenda no kushingura. Murakoze rero, mukomeze kwihangana. Kigali Infancy Academy turabihanganishije, umuryango wa Teacher Denis turawihanganishije. Ubwo namwe mwagira ijambo mubwira abo mu muryango we mbere yuko dusoza ikiganiro cyacu? Abo mu muryango wa Denis turabihanganishije nk'ikigo yakoragaho,
Denis yari umugabo mwiza, Denis yari umuvandimwe wacu, Denis giye ku giti cyanjye noneho kamaze mbabwire mwebwe nk'umuryango. Denis yagiye gutangira gukora muri iki kigo, yambereye inshuti, yambereye umuvandimwe, yaramfashije cyane mu gihe umubyeyi wanjye yitabaga Imana, yari inshuti y'umukecuru wanjye, yewe yajyaga amfasha akaza bagasengana buri gihe yabonaga umwanya. Denis ni wa muntu wahamagaraga padiri ntanabimubwiye, akamubwira ati ngwino ujye gusengera uriya mubyeyi inshuti yanjye. So Denis rero atuvuyemo umuntu mwiza, Imana nawe ibikunda, yamukunze kuturusha. Nitwihangane, mwihangane namwe, tumuherekeze neza, tumwifurije yuko yaruhukira mu mahoro. Denis tuzahora tumwibuka. Yego, dusoza abana abarezi bakoranaga nawe, uwo murabyifuza iki muri ibi bihe bikomeye? Turabifuza yuko bakomera, kuko yari inshuti yabo bose. Turabifuza yuko bamusengera, basengera umutima we. Turifuza yuko bakomera bakaba bakomeza gukora akazi kabo. Yego, bakamenya yuko iyi ari inzira twese tugomba kuzacamo. Icyangombwa nuko Denis we agiye imbere yacu, ariko natwe tuzamukurikira. Yego, abana rero nabo bamukundaga, n'ubu ngubu mu by'ukuri nubwo baje ku ishuri, ariko nuko bakontorora gusa. Amarira n'amarira, ariko turimo turabakomeza nk'abantu bakuru. Turabasaba rero ko nabo bakomera, bakazumva yuko na Denis bakundaga, ariko Imana yamukunze kuturusha. Murakoze rero, turabashimiye n'inshuti z'ukwezi kwa KTV. Iyi ni Kigali Infancy Academy yagize ibyago igapfusha umwarimu yitabye Imana, Bavugimana Denis. Tumwifurize iruhuko ridashira, twifurize ubuyobozi bw'ikigo gukomera, twifurize ababyeyi, abana, uwari umuzi wese kwihangana muri ibi bihe bikomeye. Imana ibahe umugisha, turabashimiye. Murakoze namwe.